toilette nzagusangayo. Nuko uwo mugore rero umugabo aramuherekeje ahagaze mu muryango ngo ari gukontorora umutekano w'umugore ngo nta mugabo wahagera, aho kumva inyamugabo bahanye isiri yibereye muri toilette, aragenda ibyo batunganya arabitunganya. Bageze mu nzu umugore amubwira ubwenge buke, nta mpamvu zo gutesha umuntu igihe, nta n'impamvu zo gutesha nawe kwitesha igihe. Ubu ukwiye gukora ibintu watekerejeho wizeho, ukareba umuntu ukumva se uyu muntu koko namukunda twagirana imishinga. Inshuti zawe ndazikubujije mbona warengereye. Ubundi urukundo umukunda nirwo rwagatumye agira imyitwarire idasanzwe, utagombye gushyiraho urutoto n'amagambo. Ubundi iyo umuntu wamuhaye urukundo, urwo rukundo ruragenda rukamwoka pe. Umugore akagenda akabwira umugabo ati rwose mutware mwiza, ku kazi iwacu turashaka kuzasohoka nk'abantu dukorana, tukajya kwishimira ibyagezweho mu byo twakoze mu kazi kacu, cyangwa se ibintu bizagenda neza. Uzahora ufite ihungabana mu mutwe, najya guhaha kuri butike baramutwaye, najya kureba umupira baramutwaye, najya kunywa icupa ku kabari baramutwaye. Akaba yaganiriza n'abandi bakamuha n'izindi ntekerezo zitari zo, mu gihe wakamuhaye amahoro akisanzura yabona ari ibintu bisanzwe kandi mukabana amahoro. Rero ntatinze umugabo rero akajya agenda ku mugore aho agiye guhinga, agiye hose ntamutuma ajya iwabo wenyine akamuherekeza. Umugore rimwe batari ku umugabo, umuntu muri kumwe mu rukundo mugirira icyizere. Niwumva nta cyizere mugiriye mureke, wihagarika. Ari wowe birakubangamira, bishobora no kugutera depression. Bizajya kuri social media ngiye ngo ntabwo nakwemera umugore wanjye kujya kuri social media. Ntabwo social media ariyo yigisha uburaya abantu, ahubwo ushobora kujya kuri social media urindaya, yenda social media kuko ishobora kuguhuza n'abandi bantu bigatuma uburaya bwawe bwihuta. Ariko ntabwo social media yigisha uburaya n'abantu bari muri quartier batazi nabo mu cyaro batagira na za telefone na za smartphone, batajya banareba televiziyo babindaya. Kandi muri hari umumama twaganiriye, turaganira mbwira ukuntu umutware wari umwana mwiza, ukuntu afite urugo ruryohewe. Numva ndabikunze kuko ngiye nkunda urugo pe, nkunda urugo. None iyo umuntu ambwira ati mfite urugo rwiza, bitashima Imana nkaba ngo Mana ushimwe yuko hari abantu byibura bakivuga ati umugabo wanjye ni mwiza cyangwa umugore wanjye ni mwiza. Namubaza ababwira ngo nuramuka tugiye kuri social media ngo tuzatandukana mu mategeko. None urwo rugo uriya mugabo ni mwiza cyangwa kuko wa mugore abayeho yihambira? Ese ko social media kujya kuri YouTube bishobora gutuma umugore wawe bamutwara cyangwa hagenda n'ubundi wari ukwiye kugenda? Ese bishobora gutuma ubuzima bwangirika? Muramfasha, nkatwe ubu turi kuri social media twararangiye tu. Nongeye kuba ikaze kuri Cinewacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana aho muherereye hose. Ndabakunda kandi namwe murankunda ndabizi, bibwirwa nuko mwakoze subscribe mugakora share na comment. Ibyo bituma rero nayo ngira umurava n'ubutwari bwo kubaganiriza. Uyu munsi rero baranyihanganira, noneho nabonetse kuri kamera ndi jyenyine ariko mwihangana ubutaha bizagenda neza, nzabazanira umutumirwa. Uyu munsi nifuje ko twaganira ko ntabwo naherukaga ko kuganira namwe ari njye namwe. Niyo mpamvu rero navuze ntereka uyu munsi mbaganirize. Ese ntabwo mwari munkumbuye? Ubimbwire muri commentaire niba mwari munkumbuye, niba kandi mutari munkumbuye nabyo mubimbwire. Umwaka uri kugera ku mpera zawo, ni mu kwa 12 mu tariki 18, 17, 18. Harabura iminsi mikeya tukajya muri Noheri, tukava muri Noheri tujya mu Bunani. Mumeze neza? N'abakunzi banjye rero ndabifuriza Noheri nziza, ngo muzaryoherwe n'ubuzima, izagere mukiriho kandi mumeze neza. Abifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026, muzawutangire mumeze neza, nta burwayi,
nta madeni n'abafite ibibazo kandi umeze mwihangane mu isi niko bimeze ubuzima buba bumeze neza none ejo bundi bikaba byanze nkuko padiri yavuze ngo nyine uko ibihe bihora bisimburana iteka ntabwo ibibi biduhoraho kandi n'ibyiza ntibiduhoraho kuko turi mu isi turaterera tukongera tukamanuka tukagera n'ahatambika rero ni muri ubwo buryo mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana kugira ngo mbahorane mukomeze kumbera inshuti nk'uko mwabinyeretse nanjye kandi nifuza yuko nakomeza kubaho akomeza kubaganiriza akomeza kubaba hafi tugakomeza ubuzima uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku buzima buri hanze aha ngaha bw'urukundo ubundi mu by'ukuri urukundo ni ikintu cyiza urukundo ni impano iva ku Mana na Bibiliya yarabivuze ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari iki ari urukundo no mu buzima busanzwe dukwiye kubaho dukundana twifurizanya ibyiza twifurizanya imigisha twifurizanya kubaho nta mashyari nta n'inzangano kuko amashyari n'inzangano nta kindi bizana usibye ubwicanyi usibye ubugome kandi ibyo ngibyo ntabwo ari iby'Imana twifuriza natwe ubwacu ntabwo ari byo twakifurije kuko nta cyiza cyabyo rero dukwiye kugira urukundo none iyo byageze mu rukundo rw'abantu bashaka gushakana cyangwa bashakanye bigomba kuba ibindi bigomba kurenga urukundo bikarenga ubuvandimwe bikarenga ubucuti bikaba ikindi kindi muri iyi minsi rero urukundo ngo muri ino minsi ruragoranye muri ino mihanda uganira n'umuntu akakubwira ati waganira n'umukobwa akakubwira ati sha urukundo se Mana ati nyine rurimo ibibazo abantu bati umuntu arakubwira akagukunda akakuryarya ntubaze se ni ku bahungu cyangwa ni ku bakobwa akavuga ati ni mu ngeri zose se mubona bipfira hehe ni gute ushobora kubwira umuntu ko umukunda utamufiteho gahunda umuryarya mubigenza gute mwumva bimeze bite mubigenza gute muri make kuba wagenda ukabwira umuntu ngo ndagukunda kandi wumva bitari ku mutima wawe ari ukugira ngo umuteshe igihe nawe nuko ufite igihe gipfa ubusa cyo kumutaho nuko ntacyo ufite cyo gukora ubundi ibyo bintu bigenda gute ibyo bintu nabyibajijeho numva nshakaga no kubibaza ku bakunzi ba Sine Bacu TV mubinyandikire muri komanteri ukuntu bigenda umuntu yabwira undi ngo ndamukunda kandi atamukunda ari kugira ngo amuteshe umwanya muteshe igihe sibye ko nawe barimo kucyitesha yamayine tumuhamagaza wa mwanya umuha muri kuvugana wakawubyaje umusaruro ukora ibindi bigufitiye iki inyungu cyangwa se ushaka mu ndi mwiza wakunda cyangwa wakwishimira rero bikagaragara ko ari ikibazo cy'ubujiji ngiye mbona ari ubujiji n'ubwenge buke nta mpamvu zo gutesha umuntu igihe nta n'impamvu zo gutesha nawe kwitesha igihe uba ukwiye gukora ibintu watekerejeho wizeho ukareba umuntu ukumva se uyu muntu koko namukunda twagirana imishinga rero iyo watesheje umuntu igihe rwose ntabwo ari byiza ikindi kintu nshaka kuvugaho abantu bamaze kujya mu rukundo tena bamaze kwemeranwa bagiye gukundana koko kandi koko bafitanye n'imishinga ikomeye ariko ugasanga wa muntu arashaka gufunga ubuzima bwa wa wundi yagize gute yakunze akamubwira ntiwemerewe kujya ahantu ntiwemerewe kuvugana n'abandi ntiwemerewe kwambara ibintu ntiwemerewe kurya ibi ngibi ntiwemerewe ugasanga uri kumubuza amahoro se ubundi biterwa n'iki ni ukutigirira icyizere ni ukuba ari imiterere mibi sinibaza umuntu numara kumukuba wamukunze wamukuye mu bandi yakwemerera akakugirira icyizere akakubwira ati ndakwemereye kandi koko ukabona akagukunda n'umutima we wose plutôt uharangiza ukamubwira ngo ntiwemereye kujya hanze inshuti zawe ndazikubujije mbona warengereye ubundi urukundo umukunda nirwo rwagatumye agira imyitwarire idasanzwe utagombye gushyiraho urutoto n'amagambo ubundi iyo umuntu wamuhaye urukundo urwo rukundo ruragenda rukamwokipa pe ku buryo nta wundi muntu atekereza utari wowe nta n'ikindi kintu atekereza kitari wowe none niba ukundana n'umuntu mukamufitanya imishinga cyangwa mukamwarana banyu uri umugabo n'umugore
ukaba uri wa wundi umubwira ngo ntiwemereye kujya hano. Hari n'abagabo babuza abagore kujya iwabo, babwira umugore ngo ntazajya iwabo. Ibyo bintu ni ibintu by'u Rwanda, uri umuntu w'umugabo ngo kugira ngo atagenda ngo agaca ahandi ngo akajya mu bagabo. Ese ubundi reka nkubwire, ugiye kuguca inyuma ntabwo bigomba kuba yagiye kure, kuko n'iwawe hariya umusiga, hariya muba wasohoka gatoya ugiye kunywa agacupa kuri butike ku kabari, akinjiza undi muntu. Biriya bintu ntabwo bisaba amasaha menshi, iminota 30 ikibazo cyaba gikemutse. Ubwo rero kubuza umuntu amahwemo, ukamubuza amahoro, ukavuga ngo ntabwo uzajya iwanyu ngo tutajyanye, ntabwo uzajya muri korari sinagukundira ngo kugira ngo utazagirayo abandi bagabo bakakubona cyangwa abandi bagore, ntabwo nzatuma usohoka. Yenda tuvuge harakuntu twa dukorera mu masosiyete abantu barenze umwe, tukagira igihe nk'abantu dukorana tukavuga ngo bitewe n'ikimina twakoze tuzakimena mu mwaka mu mpera z'umwaka mu 12, nitukimena tuzagenda tujye gusohokera ahangaha twishimira ibyo twagezeho nk'abantu dukorana. Umugore akagenda akabwira umugabo ati rwose mutware mwiza, ku kazi wacu turashaka kuzasohoka nk'abantu dukorana, tukajya kwishimira ibyagezweho mu byo twakoze mu kazi kacu, cyangwa se ikibyina cyacu kizaba cyamenwe, tuzajya kwishimira yuko twasevinze. Yanyize umugabo akavuga ati ndakubujije ntuzagire aho ujya, kandi pe ntabwo agiye wenyine, nta nubwo atwawe n'umugabo runaka cyangwa umugore agiye muri rusange. Uwo mugore wawe ni mwiza kurenza abandi, uwo mugabo ufite ni igitangarizwa kurenza abandi, cyangwa ni icyizere gike wowe ufitiye. Njye mbona ari icyizere gike, ariko ntabwo byagagombye kubaho, kuko mu gihe utifitiye icyizere ntabwo ibintu bizagenda neza. Uzahora ufite ihungabana mu mutwe, najya guhaha kuri butike baramutwaye, najya kureba umupira baramutwaye, najya kunywa icupa ku kabari baramutwaye. Kandi uriya ni umuntu mukuru mwahuye, afite amenyo yuzuye akanwa, afite imyaka ikwiye, afite intekerezo. Uwamurebaga n'abandi bagize gute bamureba, kuba warateye intambwe ukamugezaho icyifuzo cyawe akacyakira, akemera ko mubana cyangwa akemera ko mukundana, ntabwo ari uko ari we wari mu isi wenyine, ni uko ari we wahuye n'amarangamutima ye. Rero wagakwiye kwigirira icyizere. Iyo mpamvu yatumye kwemera iyo wagakwiye kugenderaho, ukumva yuko n'ahandi yagenda yagira gute yataha. Rero hari story nigeze kumva kera, umugabo yakundaga gufuhira umugore we cyane, akavuga ati umugore wanjye uri umugore mwiza rwose, ntabwo nzatuma ugenda wenyine. Mbese ngo na nijoro yajya kwihagarika, umugabo yarabyukaga akagira gute akamuherekeza. Umugore aravuga atari ko ubundi ni urukundo umugabo wanjye nkunda cyane, cyangwa harimo ikindi ari kumpisha. Rero buriya umuntu iyo watangiye no kumwereka yuko bamugize attention cyane, mutera andi marangamutima, ushobora gutuma akanguka akavuga ati ariko why not uno muntu ambuza amahoro, akaba yaganiriza n'abandi bakamuha n'izindi ntekerezo zitarizo. Mu gihe wakamuhaye amahoro akisanzura, yabona ari ibintu bisanzwe kandi mukabana amahoro. Rero ntatinze umugabo rero akajya agenda ku mugore aho agiye guhinga, agiye hose ntamutuma ajya iwabo wenyine, akamuherekeza. Umugore rimwe batari ku mugabo nzamukorera agatendo rimwe, kandi noneho bazandongora turi kumwe. Arangije ajya inama n'umuntu mu ibanga rikomeye, aravuga ati none wowe uzabikora mu rugo kandi yamperekeje kuri toilette, wowe uzagenda ujye muri toilette nzagusangayo. Nuko uwo mugore rero umugabo aramuherekeje, ahagaze mu muryango ngo ari gukontorora umutekano w'umugore ngo nta mugabo wahagera, aho kumva inyamugabo bahanye isiri yibereye muri toilette. Aragenda ibyo batunganya arabitunganya, bageze mu nzu umugore amuga ati harya ni abantu bavuze yuko nta muntu uzagira gute uzandongora. Ati none ubu ibyo mvuye gukora ni ibiki? Nuko sinzi uburyo ngo yabisuzumye asanga byarangiye. Nuko story yarangiye. Icyo ndashaka kuvuga ni iki,
ni ukuvuga ngo umuntu muri kumwe mu rukundo mugirira icyizere, niwumva nta cyizere mugiriye mureke, wihagarika. Ari wowe birakubangamira, bishobora no kugutera depression, bishobora kugutera pressure, ukarwara umuvuduko w'amaraso uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umugore. Kutagirira umugore wawe icyizere, kutagira umugabo wawe icyizere ni uburwayi bubi kandi butagira ingaruka mbi kuri wowe, kuwugirire icyizere gike gusa, no kuri wowe ubwawe. Muhora uhangayikiye umuntu mukuru uzi ubwenge. Umuntu umwe n'umunyarwanda niwe wavuze ngo abahinzi bajya inama n'inyoni zikajya ihinga. Ubundi wowe urumva umuntu uri muntu ki warinda umuntu koko? N'umwana wabyaye hari ukuntu muri kumwe mu rugo akaguca muri humye, ukumva yagucitse yagiye gukina agapira kandi wari uzi ko uri hafi. Noneho nkanzwe umuntu w'umugabo mutirirwana amasaha yose, umuntu w'umugore mutirirwana amasaha yose, ukamubuza uburenganzira ngo ntazasohokana n'abantu bakorana, ukamubuza uburenganzira ngo ntazajya muri korari. Noneho mana yanjye hari ibirenzeho ngo ntazajya kuri social media. Ngo ntabwo nakwemera umugore wanjye kujya kuri social media. Ntabwo social media ariyo yigisha uburaya abantu, ahubwo wowe ushobora kujya kuri social media uri indaya, yenda social media kuko ishobora kuguhuza n'abandi bantu bigatuma uburaya bwawe bwihuta. Ariko ntabwo social media yigisha uburaya n'abantu bari muri quartier batazi nabo mu cyaro batagira na za telefone na za smartphone, batajya banareba televiziyo, babindaya kandi muri quartier bikemewe. Rero hari umumama twaganiriye, turaganira mbwira ukuntu umutware wari umwana mwiza, ukuntu afite urugo ruryohewe. Numva ndabikunze kuko ngiye nkunda urugo pe, nkunda urugo. None iyo umuntu ambwira ati mfite urugo rwiza, bitashima Imana nkaba ngo Mana ushimwe yuko hari abantu byibura bakivuga ati umugabo wanjye ni mwiza cyangwa umugore wanjye ni mwiza. Namubaza se byagenze gute kugeza ubwo umugabo akubera mwiza? Ni wowe wabigizemo uruhare cyangwa n'ubwiza bw'umugabo wawe? Arambwira ati nanjye mbigiramo uruhare gutya na gutya. Numva ibyo bintu ni byiza, ndavuga ni se ko numva ibyo bintu ari byiza, wazambabarira ukabiganiriza abakunzi ba Sinewacu TV, nabo byibura bakabana ubumenyi n'ubwenge bwo kwita ku batware babo. Kuko hari igihe abagore dushobora kugira uburangazi, ugasanga ingo zacu zisenyutse bitewe n'uburangazi twagize, atari uko abenda abagabo batunaniye. Aranyemerera arambwira ati rwose pe nzaza nkuganiriza. Ariko igitangaje wa mugabo yandatiraga ambwira ati bimeze neza. Mwamubwira ngo ntuye tugiye kuri social media ngo tuzatandukana mu mategeko. None urwo rugo uriya mugabo ni mwiza cyangwa kuko wa mugore abayeho yihambira? Ese ko social media kujya kuri YouTube bishobora gutuma umugore wawe bamutwara cyangwa hagenda n'ubundi wari ukwiye kugenda? Ese bishobora gutuma ubuzima bwangirika? Muramfasha. Nkatwe ubu turi kuri social media bararangiye tu nta kamaro sosiyete dutezemo, taragaciyemo. Rero icyo twavugaga, niba ukundana n'umukobwa cyangwa se n'umusore, mugirira icyizere kuko icyizere nicyo gihatse byose mu rukundo. Iyo wizeye umuntu urukundo rutera imbere, mugirana n'imishinga ihamye, mukagera no kuri byinshi kuko mugize gute mwizeranye. Ariko iyo mutizeranye, yaba mu bafiyansanya cyangwa se mu babanye, ntaho mugera. Muhora mukekana kandi abantu bafitanye urwikekwe nta mishinga irambye bagira. Ubwo rero nta rukundo rwa ruhari, urwo rukundo rwari ntarwo rwose. Niyo mpamvu bagize n'ingingo, igirira icyizere kuwukunda, wumve nyine ko ni wowe wakwiriye, ni wowe wawe, ni wowe wakwiriye, nta n'undi wamutwara. Suri kuki wumva bamutwara? Bamutwara gute kandi umukunda, wamuhaye buri kimwe, umuri hafi wamuhaye buri kimwe, wumva bamutwara gute? Impamvu wikeka ko bamutwara uko hari aho nawe uzi hari icyuho kuri wowe. Icyo cyuho gisibe, ubundi inkingi uzikomeze, urebe mugirira icyizere, urebe ko ibintu bitazagenda neza. Rero abakunzi ba Sinewacu TV, mbifurije kugira amahoro y'Imana mu rukundo, mukagira icyizere kandi mugakundana bizira uburyarya,
atari bya bindi byo kuza ukatesha umuntu umutwe, ukamutesha igihe ukamuvuga ko umukunda, ukamutesha abandi bakamukunze kandi umubuza nyine, kandi urimo kumutesha igihe nta gahunda ufite. Ikindi, niba munakundana mugirane icyizere, ibyo bizagira umumaro. Umwaka mushya muhire wa 2026 uzawugiremo ishya n'ihirwe, nzabahorane, ndabakunda, bye.